niyo ko ntemeranya nawe kwitwara neza bikiri hasi. Nagerageje ibyo nshoboye, ndafasha, ndasunika, ndagira ntariko ntabwo mbizi, ntabwo nzi icyo nafasha kindi kirenze, ariko nukomeza tukagerageza. Ariko ikibazo nitwe kirimo nk'Abanyarwanda n'abakinnyi n'abandi, ikibazo kiri muri twe, tukivanyemo byatera imbere. Uribuka mu minsi yashize ibyo najyaga mbabwira hano, ukabona abantu barakina imipira, biba n'ahandi ariko njye simvuga iby'ahandi, ndavuga hano yewe. Abantu ugasanga n'imyifatire gusa n'imico, hanyuma ngo baragiye babwira abantu ko abatezi b'umupira bagomba kugura imisatsi bakishyira ku mutwe, cyangwa bagafata iyo ku mutwe yabo bakayiziringa ukuntu bashatse. Ibyo bikaba gukina umupira, cyangwa bikavaho bikajya mu kuraguza, bikajya mu birozi, bikajya noneho byangiza bikaba no kwiba na mikoro yarakwiye kuba arimo, ugasanga ubwo se wenda n'ahandi birahaba kandi birahaba, ariko genda avuga ibitureba. Ntabwo abantu bashaka kugera kure, ugira uko wifata, ugira uko witwara, ugira uko aho uhanga amaso ukaba ariho ushyira ingufu. Ariko ibintu biri aho ntabwo niho mbura uko nafasha. Narafashije naho nashakishaga n'amafaranga, nkafata n'umwenda nkabaha, kubera ko bije itabonetse ihagije. Ariko ukabona hari ibintu bitaza mu bantu, bakajya no mu matiku, bakajya mu bintu byo kwangana, bakajya mu ntambara no hagati y'itimu ubwayo muri imwe, cyangwa hagati y'itimu imwe n'iyindi, ugasanga niho ibintu bya wagabanya ibyo byose navugaga, bimwe bifite inuzu, tukareba neza, ariko tugatangira no hasi. Abana bato bakarerwa ku buryo bazamuka umuco w'igihe cyashize cya kera, asangaga umuntu umukinnyi bamuvuga gusa kubera ko izina ryavuzwe muri 76 rigahora ari iryo, akarinda nogoka, nta wundi bazamuye inyuma ye. Bikwiye guhera hasi, abana ariko noneho the culture, the environment, kaba ibintu bifite, ndetse bakava no muri ibi. Ubwo nabo bashobora kujya gukina umupira babanza bakajya mu biyobyabwenge cyangwa mu biki, byose ni ibintu abantu bakwiriye ibyo. Nimushaka ko dukorana nanjye nkagira uruhare nkabafashamo, muzampamagare nzabikora. Ariko noti ibi bintu by'akajagari biri mu marozi, biri mu nzanguro, biri mu myitwarire, ntabwo ibyo nabijyamo. Nahagaritse no kujya, ntabwo nzajya nta mafaranga ngo nshyire mu bintu bijyamo aho, sibyo? Excellence, nari mbigendeye ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherutse kwitwara neza muri imikino ya FIFA Series yari yabereye inaha. Rayon Sports iherutse gutwara igikombe cya Sekafa, nacyo cyabereye aha. Numvaga bitanga icyizere, kandi nari nabonye mwatangiye no kugaruka kuri stade. Ndagaruka ariko nkataha. Nk'ubwo uravuga ibyo ngibyo iby'amakipe tuvuga, ariko ikipe y'igihugu se bivugaho iki? Ntabwo bikwiye guhera kurangirira aha. Ndavuga umupira w'ayo makipe uzamuka neza, ariko ukagera no ku gihugu, n'igihugu kikagaragaraho kifata neza. Impamvu byo bitaba ni ukubera iki?
haracyarimo byinshi byo gukosora nyakubahwa harimo perezida. byinshi tugomba tubikosore, two kubinyura iruhande tubikosora uko bikwiye. naho yewe ubufasha bwanjye no gukunda umupira rwose ibyo birahari, biri garantide, ariko hari ubwo mbona bindenze nkisubirira inyuma nkajya kwikorera ibindi. Akoze nyakubahwa perezida wa repubulika, nari mfite ikindi kibazo. Abantu bari muri media ndetse n'aba content creators dukomeje kugorwa n'ikibazo cy'imbuga nkoranyambaga zitari monetized. Ubushize mwari mwagitanzeho umurongo nyakubahwa perezida. Ikibazo sinzi aho cyahereye, ibuka twagishinza na minisita bijyanye n'ibintu bya ICT byahereye, hari icyo bakoze, hari wazi niba hari progress. Arubizi? Okay. Ariko tuzongere tugerageze dukurikirane turebe. We take note of that. Ariko ndibuka ko mwakivuze, twanakivuzeho, ndetse abantu basezeranye ko bazakoresha inzego zibishinzwe hakagira igikorwa, ariko ubu niba nta cyabaye tuzabikurikirana turebe.